witwaga Lazaro intangarugero mu by'umwuka, aho yaratuye mu mudugudu yigaga iby'ijambo ry'Imana, yakiranukaga muri byose, yarafite umutima mwiza wo gukundwa no gukunda abandi. Satani aramugerageza amuteza uburwayi bw'umubiri, ararwara ageza n'igihe cyo gupfa. Marita na Mariya bashiki be bababazwa nuko yasinziriye, Yesu nawe abimenye yihutira kujya gukora igitangaza. Dore igitangaza cy'Imana, iyo kikugezeho urakira. Lazaro yarazutse ubwo Yesu yaramaze kumugeraho, ati Lazaro ava mu gituro, Lazaro nawe ava mu gituro. Abaraho bose bamenya yuko Imana ikomeye. Dore igitangaza cy'Imana, iyo kikugezeho urakira. Lazaro yarazutse ubwo Yesu yaramaze kumugeraho, ati Lazaro ava mu gituro, Lazaro nawe ava mu gituro. Abaraho bose bamenya yuko Imana ikomeye. Igitangaza Yesu akoze, bahera ko bamwe barapinga, abandi bagira kwizera Imana. Marita nawe wari ufite agahinda, yuzura umunezero utangaje, yishimana na musaza we Lazaro wari wongewe andi mahirwe. Yesu ntacyo adashoboye, wiringire n'umwizerwa nyawe, aguhe amahoro yuzuye umutima. Urasabwa kumwizera gusa, ibyo akunaniye niwe ubishoboye. Fata imitwaro ikunaniye irambike ku birenge bya Yesu. Dore igitangaza cy'Imana, iyo kikugezeho urakira. Lazaro yarazutse ubwo Yesu yaramaze kumugeraho, ati Lazaro ava mu gituro, Lazaro nawe ava mu gituro. Abaraho bose bamenya yuko Imana ikomeye. Dore igitangaza cy'Imana, iyo kikugezeho urakira. Lazaro yarazutse ubwo Yesu yaramaze kumugeraho, ati Lazaro ava mu gituro, Lazaro nawe ava mu gituro. Abaraho bose bamenya yuko Imana ikomeye. Dore igitangaza cy'Imana, iyo kikugezeho urakira. Lazaro yarazutse ubwo Yesu yaramaze kumugeraho, ati Lazaro ava mu gituro, Lazaro nawe ava mu gituro. Abaraho